Yesu ashimwe, amahoro ni kuri Soni Byose TV. Dufite umutumirwa agiye kutugana amagambo y'Imana. Hashize igihe kirekire mubwira nti ngwino twigishe, ngwino usanga ijambo ry'Imana, ariko tuzi amahirwe yo kuba tumufite. Reka tumwakire, ko mbere yo kumwakira reka tubanze dusenge Imana ubundi tumwakire. Imana turagushimiye, uri umukozi w'umuhanga, ugira neza, izina ryawe ryubahwe. Tugiye kumva ijambo ryawe, reka umwuka wera akora umurimo we, kandi icyo ritumye ari cyo riba, ari cyo rikora, ni mu izina rya Yesu, amen. Karibu sana. Uratangira wibwira abantu rero ubundi unatubwirize. Murakoze. Murakoze cyane. Nitwa Strato Twagirimana. Yego. Ntabwo navuga ngo ndi umukozi w'Imana kuko turi abana b'Imana, ahubwo ndi umwana w'Imana. Amen. Cyo nicyo cyangombwa. Bomba mu mujyi wa Kigali. Mvuka mu karere ka Gasabo. Yego. Mbese umujyi wa Kigali mbarizwamo. Yego. Nkunda Imana. Nk'uko wansabye igihe kinini mbwira ngo wazageze ibyo kubwira ku ijambo ry'Imana. Yego rwose. Igihe kirageze ni iki rero. Amen. Amen rwose. Rero kuko igihe abazungu navuze ngo igihe ni amafaranga. Yego. Kandi turi mu gihe cyihuta, isi irimo kwihuta cyane. Reka aka kanya tubonye tugakoreshe. Yego. Nahoze ntekereza abantu benshi byarabacanze muri iyi minsi. Abantu benshi barimo bariga, baravumbura mu by'Imana n'ibitaravuzwe barimo kubivuga. Ariko akenshi ugasanga harimo, iyo utagenze neza muri biya bishobora kubera ikibazo. Yego. Ugata umurongo. Yego. Ndashaka kugira ngo twifashishe isomo riri mu rwa mbere mu gitabo cya mbere cy'Abami, igice cya 17. Yego. Niho turaza gusoma, aho tuhasanga amateka y'umugabo bita Eliya. Eliya umuhanuzi w'Imana ukomeye cyane, ariko nkunda cyane, wagize ubutwari. Iyo abana abantu muri iyi minsi barimiraga nka Eliya. Hano tubona Eliya yahuye n'ikibazo ku muntu wari umwami witwa Ahabu. Ariko ntarajya mbere, aya magambo reka nse nk'uyashakiye umutwe wayo. Yego. Twubakiraho. Umutwe w'aya magambo aravuga ngo Uwiteka azi impamvu. Uwiteka azi impamvu. Nta kintu na kimwe kiba Uwiteka atakizi. Kubona abantu muri iyi minsi ya none bose covid yabavugishije. Ariko Imana ahantu yari iri, umwana wayo Yesu Kristo barimo bamubamba ku musaraba, ni naho Imana iri uyu munsi. Ntabwo rero Imana isinziriye. Imana irimo gukurikirana situation ya covid yicecekeye iri aho ngaho. Abapfa barapfa, ariko Imana ntabwo babajwe nuko abantu bapfa, ahubwo Imana babajwe nuko abantu barimbukira mu byaha. Imana ntibabajwe nuko waburaye, ntabwo ihangayikishwe nuko wabuze imyenda yo kwambara, ahubwo Imana yabajwe nuko agakiza ntako ufite. Yego. Ibyo byose Imana irabiduha, ibyiza biraza, ariko n'ibibi bije Imana nuko iribizi. Hano rero ku mugaragu w'Imana Eliya ateza amapfa, yihisha ku kagezi ka Kereti kitwa Kereti. Yego. Imana ngo ntabwo bavuze ngo Imana iteza amapfa. Oya. Eliya niwe wateje amapfa. Imwanditseho Bibiliya rwose. Eliya ateza amapfa. Kubera iki? Iyi mbaraga yo kugira ngo Eliya ateza amapfa ni iyihe? Hano dutangiye haravuga ngo bukeye Eliya wita Ishubi, umwe mu basuhuke b'i Galeyadi, asanga Ahabu aramubwira ati ndahiye Uwiteka Imana ya Isirayeli ihoraho, iyo nkorera iteka yuko nta kime cyangwa imvura bizagwa muri iyi myaka keretse aho nzabitegekera. Amen. Urumva uyu mugabo aho nzabitegekera. Kubera iki? Ikimurimo nicyo kirimo kumupusa, nicyo kirimo kumusunika kuvuga ibi. Yego. Imana yari imurimo, yumvaga yishingikirije, ntabwo ari wavugaga, ahubwo n'imbaraga y'Imana yamukoreshaga. Aho ahangara kugeza aho nzabitegekera. Kandi n'ubusoma neza urabona koko byarabaye koko. Amapfa aratera. Akimara gutera Ahabu arahamuka. Ariko Imana aho nyikundira ko nta mukozi w'umuhanga, ibwira Eliya ngo weho manuka ugende werekeze iburasirazuba, wihishe iruhande rw'akagezi ka Kereti ahateganye na Yorodani, uzajya unywa amazi yako, kandi mbere jambo ntegetse ibikona kujya bikugaburirayo. Amen.
bikugemurirayo. yego Ibi bintu rero iyo abantu bose babikuroga ngo bumve ukuntu Imana izi impamvu y'ibi bintu. Eliya aragiye mu butwari bw'Imana nkuko yategetse ari kumwe n'Imana, ajya kuri kariya kagezi ka Kereti atangira kunywa amazi. Ariko igitangaje nuko amasaha yo kurya dufata wenda abongeza mu ijambo ry'icyongereza ngo hari breakfast, hari lunch, hari na dinner. Breakfast yagera agafata twatuza akatuvoma akatunywa, akajya kubona akabona haje delegation y'ibikona bifite umutsima n'inyama. Kandi ibikona bikunda inyama ariko ntibiryeho, bikaza bigaparika aho ngaho, umugaragu w'Imana akarya. Saa sita zagera akajya kubona haje indi kipe y'ibikona bifite umutsima n'inyama, maze umuhungu ajya harashisha. Ariko igitangaje ukuntu Imana ikomeye, umunsi umwe Eliya abyutse ategereza bya bikona byamuzaniraga wenda breakfast, rya funguro rya mu gitondo, arabibura. Bigeze saa sita arabibura, bigeze nimugoroba arabibura. Umugabo ati karabaye rero, aratekereza ati none ndabigenza nte. Ariko agiye kumva igihe atangiye kwiheba, urumva ntiyariye saa sita ntariye. None Imana ukuntu ari umukozi w'umuhanga, tumanutse hasi ku murongo wa 8 ngo Eliya ajya Sarefati acumbikirwa n'umupfakazi. yego Murongo wa 8 bukeye ijambo ry'Uwiteka rimugeraho riti haguruka ujye Sarefati Abasidoni abariho uba, hariyo umugore w'umupfakazi niwe ntegetse kugutunga. Nuko arahaguruka ajya Sarefati. Ageze ku irembo ry'umudugudu ahasanga umugore w'umupfakazi utoragura udukwi. Eliya aramuhamagara aramubwira ati ndakwinginze nzanira utuzi two kunywa mu gacuma. Nuko ajya kutuzana. Akigenda aramuhamagara ati ndakwinginze unzaniye n'agatsima mu ntoki. Nawe amusubiza ati nkurahiye Uwiteka Imana yawe ihoraho, nta gatsima mfite keretse urushyi rw'agafu nshigaje mu gaseke, mu giseke n'uturanguzwa tw'amavuta mu mperezo. Ubu dore ndatoragura udukwi 2 kugira ngo nsubire mu nzu ntivugire n'umwana wanjye ngo tukarye twipfire. Noneho Imana hanibera Imana ikomeye imwohereje ku muntu uri mu kuririmba akagiye gupfa ngo naba ari umugaburira. Ariko Imana yamaje gutegura bije y'ukuntu bari abantu bagomba kubaho. Noneho Eliya aragenda hageze abivuga ko akundi neza ko iyo yari yaza gutinda gatinda yari gusanga wa mukecuru agiye. Ariko neza ko uko yumva ijwi ry'Imana yarahagurutse aragenda ahura neza na wa mukecuru arimo atoragura udukwi ngo ajye guteka kagatsima. Abimubwiye none mbwiye umuntu urimo kuvuga ngo ndapfuye, nawe urimo kuvuga ngo genda ngo nawe ngaburire. Ariko kubera Imana yaramaje kuhagera kare, burya dukora ibintu Imana yibanje imbere, ibintu byose biba bitagatifu, ibintu byose biba bihire. amen. Noneho aragenda, wa mukecuru ntabwo yaje ajya kumuzanira utuzi, ariko atangazwa no kumva ijambo ngo unzanire n'agatsima. Ariko igitangaje nuko tubwirwa ko ngo haramubwiye ngo genda ngo banze ngo ufate kuri ako gafu ngo banze ngo mvugira kanjye ngo nkorera agatsima kanjye. Ntagatekereza ngo wenda baraza kuba bate. Ati ubantu nkorera agatsima kanjye ukanzanire. Umukecuru agera bikora, akimara kubikora none igitangaje nuko yari yarariye nta bintu ko yasangiye nabo, ahubwo yariye kuko arashonje. Tekereza umuntu umenyeye ko wari waravuye araye arya agaburwa n'ibikona ry'umutsima n'inyama, agaburiwe n'Imana, inzara yari afite ararya amarira kuvuyarara. Igitangaje nuko hahandi havuye kagafu ngo yaragendaga agafata kagafa agakora ifu, yamara kugaruka agasanga cya kibo cyongeye cyagarutsemo ifu. Igihe cyose yamaze igihe cy'amapfa cyose batunzwe n'ubushake bw'Imana. Yafu yazaga mu mavuta ntiyabuze muri ka kantu kareka mu mavuta yabango n'uturangabuzwa, ahubwo Imana yarundagamo buri gihe, irundamo. Bivuga ngo rero iyo Imana we yihaye, iyo bigiye gushira Imana imenamo. Iyo akazi kabuze Imana yabateguye ukuntu igomba kuguha kandi. Amen. Bikiro abantu muri minsi bagombye kuvuga ngo Uwiteka azi impamvu ndiho, Uwiteka azi ukuntu nzabaho. Ibya Covid birahari. Covid ariko ntiyagombye kuguhamura kuko Uwiteka azi impamvu ya Covid. Yego. Kuki yacecetse se? Nuko ategeka ngo iveho se? Yategeka ikavaho.
covid yava Imana yabitegetse ariko Imana yacecetse abantu nibige bafatira isomo bayigarukire maze hasigaye icy'ingenzi batekereza ubwami bugiye kuza. Amen. Ntabwo mbere yo gusoza ndagiye twibukirije ku mateka yo ku bwa Nowa. Nowa yaravuze ngo umwuzure ugiye kuzaba. Abantu benshi bari aho ngaho barapinga. Nowa yubaka inkuge ariko nihuse tugeze ku nkuge imaze kuzura abantu babwiwe kwinjira baranga. Imana ifata umwanzuro itegeka inyamaswa nizo zaje zijya mu nkuge. Ariko igitangaza nuko inyamaswa aho zaturutse zanyuraga mu makaritsiye zirukanka kibuno mpamaguru zijya hehe zijya ku nkuge. Abantu barazirebaga bakavuza induru bati ka gasaza noneho ibyako birakomeye. Wa musaza urugi rurahango rwizunguzaga ku mapata bivuga ngo imbabazi z'Imana zahe zikiriho maze hasigaye inyamaswa intare n'ubukana bwazo zikanyura mu mudugudu nta muzicokora nta muntu umuzicokoza. Imbogo zirukanka zikizwa n'amaguru zijya mu nkuge. Abantu bose babireba ariko iyo baza kugira ubwenge bari kuvuga ngo ibintu byakomereka natwe dukizwe n'amaguru. Kugeza igihe marayika yaje yifungira urugi imvura iramanuka itarigize igwa kuko ngo imyaka yezwaga n'ikime. Ariko abantu batekereje ko ibintu bikomeye ko bya bintu ari ukuri imbabazi zarangiye kuko igicu cyaraje imvura iragwa abantu birukanka bajya ku nkuge. Maze tubwirwa yuko ngo Nowa yaravuze ngo ntabwo ari ngiye wafunze kuko marayika amaje kubona inyamaswa zose zigezemo maze hasigara azafunga urugi. Ni nabyo Imana igiye gukora muri iyi minsi. Imbabazi ziracyariho abihana n'ibihane abatihana birumvikana nyine ni ugutegereza kurimbuka kwiteka kuko mu muntu niho urugamba rubera. Mu muntu niho Satani akorera ni naho Imana ikorera. Iyo ufashe umwanzuro ukavuga ngo ndimika uyu mugabo bigenda neza. Satani rwose azaguha ibyo ushaka ariko nawe azagukindura. Ariko nuvuga ngo nimitse Imana uzagira umutekano uzagira amahoro y'umutima kandi byongeye uzaba ufite ubugingo buhoraho witegwa kuzamura ijuru. Amen. Imana ihabwe icyubahiro. Wowe rero uteze amatwi nangwa se ukurikirana ibi turimo kuvuga tekereza ngo Uwiteka azi impamvu. Ese ndamara rero nkomeze niye nishime urimo gutekereza imbere yawe hameze gute? Hari igihe kimwe Yesu akiza umuntu wari urimo abadayimoni umwe bavuga Bibiliya itubwira ngo yabaga mumva ngo yikeresha amabuye. Ngo yafashe abadayimoni babwiye Yesu ngo ntutwice ahubwo tubabare twinjire mu ngurube. Kuko yarabyemeye. Abantu bose babonye ingurube ziroha mu nyanja zirapfa zirakunkumurika. Ariko utekereje agaciro k'umuntu uburyo uriya muntu nangwa na koperative yahombye uramutse utekereje ngo ingurube mwe dufashe wenda ko icyana cy'ingurube kigwa ni 15 ngo ni ibihumbi hafi by'ingurube nukuba ni ibihumbi ni miliyoni nyinshi. Tekereza koperative yahombye izo miliyoni kugira ngo Imana ibashe kurokora umuntu wararitswemo n'abadayimoni. Ibyaha dufite muri iyi minsi abantu barimo gushaka uburyo babaho barishakira inzira za sansenike inzira za bugufi injira ya panya kugira ngo abashe kubaho. Ariko iyo watekereza ngo ibi nkora byose nta mugisha urimo bidatinze ngiye kuzabiryozwa ngiye guhanwa. Imana yo mu ijuru itugire neza kandi dutekereze ko ahacu uyu munsi ni ahangaha dufite ariko ejo ntabwo tuzi uko buzacya. Niko mu migani avuga ngo nuko leta n'ibyejo kuko utazi icyo munsi uzacyana. Shuti muvandimwe rero naho gutekereza ngo Imana yatunze Eliya igatuma ibikona bikamugaburira ni Imana izaguha akazi, ni Imana izaguha amafaranga wayabuze, ni Imana izakugabura n'umuryango w'abana bakiga. Icy'ingenzi jya mu bwishingizi bw'ijuru Imana ubundi uvuge ngo Bibiliya itubwira ngo mubanze mushake bw'Imana gucyanuka kwayo ibindi byose muzabyongererwa. Mbere na mbere Imana ubundi Imana izakora umurimo. Soza rero hari isomo rituye ko Yesu agiye kugaruka bidatinze ariko umugaragu w'Imana Paulo yabyanditse mu Batesaloniki ba mbere
ibice biri mu 16 aho yatekereza ko byanze kunze Yesu agiye kuza vuba bidatinze nkuko natwe twavutse tuvuga ngo Yesu araje n'ubu ngo akaba atari yaza ariko no ntari bugufi kuko ari ibimenyetso birimo kugaragara bigaragaza ko Yesu agiye kuza. Igice cya 16 atubwira ngo kuko umwami ubwo azaza amanutse ava mu ijuru arangurura ijwi rirenga hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye n'impanda y'Imana, nuko abapfuye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka, maze natwe bazaba bakiriho basigaye duhere ko tujyananwe nabo tuzamuye mu bicu gusanganira umwami mu kirere, nuko rero tuzabana n'umwami iteka ryose. Umurongo wa 18 nuko mumaranishe imibabaro kubwirana aya magambo. Nshuti z'Imana, ntabwo Yesu azaza mu ibanga. Yesu azaza abantu bose bamureba, kuko ngo ubwo azaza bapfuye bazabanza bazuke, maze ngo abazaba bakine ko Pawulo yabibonaga ko yabibonaga ko azaba akiriho, nibwo bazahita bahindurwa, maze abapfuye bamwizeye bazuke bahindurwe base na Yesu ku ishusho nshyashya tuzambara, maze ngo tujye kumusanganira mu kirere, ngo kandi ngo tuzabana n'umwami iteka ryose. Nshuti y'Imana, nshuti wadukurikiranaga, nagira ngo nkwifurize ubwami bwo mu ijuru. Yesu Kristo azaza kuko yarabivuze ngo nzagaruka mbajyane iwanjye, kandi ngaho ndi namwe muzabe. Ntabwo Yesu abeshya, kuko icyo Yesu atakoze muri iyi si ngo ntabwo yigeze akora icyaha. Ntabwo yatubwiye gutya tubeshya, ahubwo azagaruka kandi bidatinze. Icyo bitubwira itubwira ko agiye kugaruka. Reka nkwifurize rero kubana n'Imana, kandi ahawe hejo uhatekereza uti bizameze gute. Ubundi uvuga uti Imana yanjye izi uko ngomba kubaho, izi ubuzima bwanjye, ubundi uyihe karibu mu buzima bwawe, ikore, ubundi bidatinze uzazubona imigisha y'Imana. Kandi nubwo itaza, Imana ifite ubuzima bwacu mu biganza byayo. Nkwifurije rero kugira ubwishingizi ku Mana, kandi Imana yo mu ijuru iguha umugisha. Shalom shalom. Murakoze cyane gutega amatwi Yesu byose TV. Strato nawe turagushimiye. Reka tugusabe usengera abantu abatarakizwa, ubarangire n'inzira bakizwamo, ubarangire n'urusengero, mbese usengera abantu batarakizwa bose Imana bahagakiza. Kandi nurangiza ibyo urashyira nimero ya telefone uratubwira. Hari abagabo bakugisha inama, uri umugabo urubatse ndabizi, hari abafuza kuvugana nawe, uradusengera duhe na nimero yawe twakubonaho. Murakoze cyane. Kadusenge. Imana ikomeye cyane iri mu ijuru kandi dukunda cyane, muri iyi si n'ijuru turagushimira cyane, habwe cyubahiro. Waduha amahirwe kuba muri iyi si, ariko Satani nawe yirimo kandi araduhiga bukware. Ndagusabye Imana kugira ngo ariyo manukira kudutabara. Abantu benshi bafite ibibazo bitandukanye, ariko Mana ndagusabye kugira udata bose abagushaka bakubone, kandi abafite ibibazo ubiteho Mana, kugira ngo abashaka kukumenya imbaraga za Satani zitsinde mu izina rya Yesu. Ahubwo data biyereke kugira ngo ujye ugaruka bose bazabona amahirwe kuzakubona ubwo uzaba ugarutse mu ijuru. Turagushimira rero Mana ko utwumva. Ibibazo abafite uburwayi ndabasabira data kugira ngo ubakize. Icyorezo cya COVID kiratwugarije, ariko data tuzi ko byose biba ubizi. Ndagusabira kugira ngo turengere, uduhe kukwizera, kugira ngo ubuzima bwacu bw'ahazaza mu bwawe bwo mu ijuru aribwo dushyira imbere. Ndagusabye data kugira ngo ukomeze kutwitaho. Uyu mugaragu wawe kubw'iyicano yashyizeho umuha umugisha, kandi abazumva ubutumwa bwose bazakomeza batagukizwa n'ijambo ryawe. Tugushimiye kutwumva kandi witeguye kudukorera ibirenze, ni mu izina rya Yesu tubisabye, amina. Ushobora kuvugana na Strato twamubona kuri ihe nimero? Mwamubona kuri 0788 50 61 42 0782 50 61 42. Ubundi tukaganira ku by'ijambo ry'Imana, ibijyanye byose byakubaka umuntu mu buryo bw'umwuka tukabiganiraho. Murakoze cyane. Reka twifurize abantu Noheli nziza. Babwira Noheli nziza n'umwaka mushya muhira 2022 ubifurize. Nukuri rwose pe. Hari abantu benshi mu ngo barimo kwitegura ibya Noheli, nubwo COVID yaje nyine bati nta kwishimisha, ariko ubu mu rugo bizabicika. Ariko ikingenzi no gutekereza ngo Yesu aravukira muri ngewe. Yego. Ese Yesu reka mwanjye mwakire muri ngewe, kandi umwaka ugiye kuza ushaka kuzaba mubi, kuko ngo ishyano rizakurwa n'irindi shyano. Ariko uvuga uti uyu mwaka nawe ndagusamara kugira ngo uzante kugukiranukiramo. Umwaka mushya muhire wa 2022, kandi abizihiza Noheli ntabwo abantu bose bizihiza iminsi kimwe,
abo bose mbifuje umunsi mwiza kugira ngo bazishime ariko batekereza ngo Imana Yesu yavukiye muri njyewe. Ndumva ari cyo nababwira. Murakoze cyane naho ubutaha yasabaho umugisha tuzongera tumutumira tugana ijambo ry'Imana. Murakoze. Amen.